Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 7 ngabo mfise nasoma. Abagalatiya ibice 6 umurongo wa 7 mu minota 20 turaba dusoje. Ntimuyobe Mana ntinegurizwa izuru uko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Abana bari bagize bari basa nk'abarangaye. Ntimuyobe Mana ntinegurizwa izuru kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. Amen. Nishimiye kandi mwihangane murebe hano tuvuge minota 20 bampaye tute dusoza. Twishimiye kuba hano hantu mu kabiri. Imana ishimye. Buriya ngeze muri Kenya inshuro hafi 16 kuva mu 2019 zirenga ntekereza ariko mu kabiri nshobora kuba mpabaye kabiri. Twagiye tuvugana na patro, turi inshuti, turavugana cyane, twagiye tuvugana kenshi nkaza noneho bikagenda bipfa, ariko ndashima Imana ko uyu munsi Imana yamboneye umwanya nkaza. Imana ishimwe. Ndashimira kubona abakozi Imana batandukanye. Ndashimira no mu itorero rya Rehoboth baramerutse kunyakira mu kwezi gushize. Imana bamushe, Imana agize neza. Venko Imana gomusha kuva Bukavu. Abakozi b'Imana bari hano Imana bagire neza. Papa Alex umaze kutubwiriza ijambo ry'Imana, twarataramanye Bukavu inshuro nyinshi nahageze mu ivuga butumwa, ariko nyine ari umuntu uremereye, arimo imbere n'abandi hantu hanze bamucunze kuko yakoreraga leta. Think ko na n'ubu wenda Imana mumugisha. Rero iyo umuntu ari mu gitaramo ni yari mu kazi bizabisha nko gutandukana. Mu gitaramo kizacorosha ibintu, ariko umuntu wese womenya ko akomeye musanze muri biro yiwe. Eneje wundi twaza tumuvuga ukuntu ari umunyakuri ahantu yakoraga. Imana mugumugisha. Kandi abantu bazaganira barimo gusetsa, ariko hari ikintu kiba kigenderewe. Nizere ko wese yumvishe message yari igenderewe. Imana bamugisha. Niko kuba mukuru mu gitaramo. Hanyuma ndashimana ku bwa Pastor Kefa, namugisha kubana nawe pastori wemeye kuza ngo tuzane. Imana kugura umugisha papa. Kindagira ngo mbyihute. Bonfisi twazanye Etienne inabonye yaje, abo twaturi kumwe muri weekend, namugisha kubana namwe. Pastori waha hano nigeze kuhagera mu ari kanisa rimeze kuntu nyine, ariko nabonye hamwe arahakoze hameze neza. Imana bagirire neza. Gracious Choir, mwebwe tuzatandukana ejo kuri airport mugoroba saa 10. Niho tuzatandukanira namwe kubera ko twari dufite indi gahunda, ariko nabo dufitanye gahunda. Mwagize neza kuza. Imana bamugisha. Ni team nziza yari ifite concert, abatarahabaye muzumva indirimbo nziza cyane. Amen. Ngono kuri piano pa. None kubera ko umwanya wanjye ari mutoya twari kuririmbana namwe, ariko wenda Imana nimfasha baraza kubaho undi mwanya. Abanyamasengesho twari gusirimbana namwe, ariko barambwa ngo ngire vuba kugira ngo ibyo bintu byose bikorerwe rimwe. Ntago banyimye umwanya, ariko no kugira ngo tubikorere rimwe, duhuza ama etage abantu batahe basubijwe nibyo. Nitwa Felix, ndashima Imana ko Imana yampaye uburyo n'umwanya bwo kuba hano. I'm with my young brothers. Mfite barumuna banjye babiri bari hariya. Iyo umuntu ari gukorera Imana ari kumwe n'abarumuna be biraryoshye. Ngaho ni muhaguruke mwebwe kubera ko two guys. Timo bitiranye uwo muremere ni wo mutoya, uyu niwe mugufi wacu niwe mugufi wacu wenyine. No kuvuga ngo uriya mutoya yavutse naraje mu Rwanda, uriya mwamubona muremure mwumva ko maze iminsi. Niyo mbabonye rero mba numva nishimye kabisa. Ababiba barira tuzabona umusaruro wabyo, nidutore tuzanezerwa tubonye ibyo. Yewe wa musozi muremure bona wakokoriki imbere ya Zerubabeli dukakubiki. Ababiba barira tuzabona umusaruro wabyo.
tuzaneze twavuga ngo haleluya haleluya Hallelujah. tuvuge ngo haleluya haleluya Hallelujah. Bibiliya rero igira icyo bita amahame nawe twari turi muri Karuvali nababwiye ngo Imana iba mu mahame yayo kuruta amasengesho yacu. Nuvuga ngo iyo uvuze amagambo menshi utari mu mahame y'Imana urotwa n'umuntu uri mu mahame y'Imana utavuze amagambo menshi. Imana igiye kudusubiza ntabwo ishinga ku magambo. Gusenga utarihana cyangwa utarakizwa birotwa n'umuntu wakijijwe utarimo gusenga. Kuko kuza bakakubwira ngo nubwira Imana bino iraguhereza bino ariko utarabanza kwizera ngo Imana yawe urotwa n'umuntu wayizeye ikaba Imana yiwe utoyibwira ikintu icyo ari cyo cyose. Imana iba mu mahame yayo kuruta icyo twita amasengesho yacu. Icyo nshaka kubabwira ni iki rero, iri ni ryo hame rikomeye muri Bibiliya kuruta ayandi mahame yose. Niyo principe kuri ino si ikomeye kuruta izindi. Imana ntinegurizwa izuru, icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ni ihame ryonyine muri Bibiliya riza rikora ku bapagani no ku bakristo. Abapagani n'abakristo rino hame baryubahirije biza ribageraho bose. Rero icyo nshaka kubabwira ni iki, hari ibintu biba mu ijuru bitaba mu isi, hakaba n'ibintu biba mu isi bitaba mu ijuru. Kimwe mu bintu bizaba mu ijuru biba ku isi bitazaba mu ijuru ni nko gushaka. Abahungu baranga bantama mutarashaka, mu ijuru nta gushaka bihari, ni mu bikore hakiri kare. Hari igihe umuntu azama yitinza gusa nko ku bushake, mu ijuru nta gushaka bihaba, ni ibya hano ku isi. Ihame rero rikomeye kuri ino si kuruta ayandi, icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ako karumvikanye? Nimuvuge ngo amen. Icyo nshaka kubabwira ni iki, ndashaka kubabwira mu magambo ahinnye makeya kandi mbivuge vuba vuba. Amahame 7 yo kubiba no gusarura. Icyo bita amahame 7 agize kubiba no gusarura. Ihame rya mbere, imbuto umuntu abibye niyo azasarura. Niyo ugomba kubimenya. Imbuto ubibye nizo usarura. Mu gitabo cya Luka 6:44, igiti cyose kimenyekanishwa n'imbuto zacyo, ntibasoroma imbuto z'umutini ku mugenge cyangwa imizabibu ku mufatangwe. Wahinze umufatangwe azasarura umufatangwe, wahinze umugenge azasarura umugenge, wahinze umwembe azasarura umwembe, wahinze avoka azasoroma avoka. Nitugera mu ijuru, Imana ntizambaza ko Felix abantu batankundaga, ntabwo ibizi. Imana izambaza umuntu umwe ntakundaga. Ikindi basuye gusarura imbuto yitwa gukundwa, ikindi no guhinga imbuto yita gukunda. Vanessa Sefiwe. Ikindi basuye gusarura imbuto yitwa gukundwa. Iyo imbuto nyisaruye ushaka no kwisarura ku giti utabibye. Ariko ikindeba no gusarura imbuto yitwa gukunda. Hari ibintu bibiri nada mbivuga ejo muri Karuvali abantu benshi batagira kandi bigura ubusa, ni ukuri n'imbabazi. Umuntu azaje gukunda umuntu kuvugisha ukuri bikamugora cyane, ka umunyamanyanga bikamugora kabeshya nta umushizeho pressure atahiwiwe. Icya kabiri, abantu bazaje kubabarirana utukosa tuno dusanzwe two mwisi. Umuntu akazabanza agakanyaraza ukagira ngo niki cyateye, kandi Yesu yarakubabariye. Nuko ngo ikitureba niki no gusarura imbuto ushaka kurya ari igomba guhinga kameme. Nimba abantu bashaka kuba abanyamasengesho nimusenge, nimba mushaka kuba bavuga butumwa nimusome ijambo ry'Imana, nimba mushaka kuba baririmbyi beza nimuhimba indirimbo, nimba mushaka kuba abanyamuziki beza nimwige senti, nimba mushaka kuba pastori beza nimukurikiza amahame y'ijambo ry'Imana. Niyo principe gusa, si ukubyifuza, ntabwo ari ikindi. Imbuto umuntu ashaka kurya niyo azahinga. Ako karumvikanye? Isame rya kabiri, we determine the size. No kuvuga ngo umuntu agena umusaruro atarahinga. Pastor Kefu niyo mpamvu igitabo cy'Abakorinto cyavuze ngo ubiba nkeya azasarura nkeya, ubiba nyinshi azasarura. Umusaruro bawugena ryari? Bawugena batarahinga. Ntabwo uhinga karima kangana n'ino podium ngo nurangiza ngo winjira amasengesho yo kubwira Imana ndagiro ngo Mana ngo narahinze ngo ari kuzampereza toni 10 ngo ndashaka kuzasarura toni 10. Uri umusazi. Imana ntishaka gukora ubwo, ntishaka kuduconfusinga kuri ubwo buryo. Nta mwari muri concert noneho mugiye mutahimbye indirimbo ngo nimugera ngo murakora amasengesho ngo Mana nguze kuduha icyo tubasha kuririmba. Muri abasazi. Nimureke ibyo ngibyo, nimugene umusaruro mutarahinga. Nimba ushaka kuzosarura 10 by'ibigori uzohinga ahantu bosarura 10. Jewe narenze imbere ngo bagiye kubaka inzu ngo bazabahera kuri fondation. No, ntabwo bahera kuri fondation ku musingi, baheraho inzirangirira. Umuntu azayicara inzu y'ibyumba 3 ifite saro na sara manje douche 2 nini, wasoza ugakubita ipiki ugatangira fondation. Aho nabimenye ryari? Namenyeje ubundi mbonye umuntu nk'umugabo waza wubaka inzu yiwe, arangije kuyubaka agesheje nkaha ngaha abona amafaranga, ahita abwira umu engineer ngo saretse twayigira etage. Umu engineer amubwira ngo kera byararangiye, ntabwo bukigize etage byararangiye, tibazagena umusaruro bageza aha ngaha.
bazagira umusaruro batarahinga. Dufite abantu bazavira mu rugo iwabo patro bavuga butumwa n'urugero nkuko kwawe. Ntutegure, ntusenge, wagera hano ngo mana muze kumpa amavuta. Avuye he ntaco wateguye? Ntibazagena umusaruro bageze hano. Bazawugena uzuko bazogutumira. Muvuge ngo amen. Umuntu azaba ngo uzoba pastori akongera umukunga atagira Bibiliya. Uzoba pastori w'umuswa. Bazagena umusaruro batarahinga. Tubabwira Imana ngo uzogufasha kuba pastori mwiza wabugezeho. Umaze kumenya ko uzomo tangira ubwira Imana ngo uzome kuba pastori mwiza. Ijambo nasomye muri Bibiliya bwa mbere mu 2014 mu kwezi kwa gatandatu biba muri Yakobo ibice 3 umurongo wa 13. Ninde munyabwenge muri mwe w'umuhanga reka nishimira ubugwaneza afite ubwenge. Niba muhorana amakimbirane n'intonganye ntimukabyirata ngo beshe rukuri. Ubwo ntabwo ari ubwenge buva ku Mana, n'ubwenge bw'inyamaswa abantu, n'ubwenge bw'abadayimoni. Ubwenge buva ku Mana burabonene bw'amahoro buzagwemerwa kugirwa inama. 18 imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Namba mbumba mbwira Imana ngo kubera ko numva nshaka kuzaba umuvuga butumwa nta bigwane nta cyabaye. Nandika agapapuro kamwe kuri Prayer Mountain ngashira hano mu mufuka mbwira Imana ngo uzampa ubwenge, fata kandi nkomeka ku gikuta mbwira Imana ngo uzompa ubwenge. 2015 irarangira nzasoma Bibiliya na 16 na 7 ngiramo intege nke na 18 nkomeza gusoma mu 2019 mu kwezi kwa mbere ku itariki 30 muri Shalom kwa Bisenga Imana unamwaya abari bwo bantumire ndababwira ngo niba muhorana amakimbirane n'intonganye ntimukavyirata nkubeshe rukuri. Kubera iki bagena umusaruro batarahinga? Umugabo umwe ngo yaguze ipataro ngo asanga itamukwiriye, agere mu rugo yipime ngo ntiyamukwira. Abwira umugore ngo nacumba umutsima munini ngo ararya mpaka imukwiriye. C'est impossible. Uko umutsima wa none uratuma ipataro inkwira. Ipataro izo gukwira hashize ku mwaka wose. Nuko ngo nimba ipataro itagukwiriye none si ikibazo cy'umutsima wa none, ni ikibazo cy'umutsima w'umwaka ushize. Tuvuge ngo amen. Abantu barashaka iby'Imana ntabwo ari uko. Nusoma Bibiliya uzoyimenya, nutayisoma uzoyiyoberwa. Kandi ubuzima bwose ni imbuto patro. Bwose ni imbuto. None abazi imbuto ngo gutanga amafaranga. No. Nusoma uzomenye, nudasoma ntuzomenya. Niba waje gutara mu karangara, nta curi bumenye. Nuba amaso urakimenya. Nta bindi nta zindi za haleluya zikenewe. Noneho twananiwe gukwepa amahame y'Imana, twiga kantu kitwa gusenga. Tugira ngo gusenga bizaza byose. Muzoreho umusaruro nimbungana nuko tuzadusenga. Tuzadusenga amasengesho menshi umusaruro mukeya kubera iki? Dusengera hirya y'amahame y'ijambo ry'Imana. Ihame rya gatatu ni ihame riza ryitwa ngo umunsi wo kubiba si wo munsi wo gusarura. Hazacamo igihe. Umunsi wo kubiba si wo munsi wo kugira gute? Wo gusarura. Hazacamo igihe. Patron nkunda n'urugero nkunda gutanga. Ese turi kumwe mwese? Nguhaye igi ufite uburenganzira bwo kurirya umureti. Nguhaye igi pa ufite uburenganzira bwo kureka akazavamo inkoko ukarya inyama. Pa igi kefa ati uburenganzira bwo kutarya umureti, tarya inyama, akareka akavamo amagi 10 akarya 2, ayandi 2 8 akavamo inkoko, akarya inkoko 2, agasigarana inkoko 6 na yindi ya mbere zikaba zibaye 7. Yahaza umureti, yari inyama, afite n'ifamu y'inkoko. Ntabwo ari kibazo camagi. Mwese ryari rimwe ni ikibazo cyo kwihangana. Ababiba barira tuzabona umusaruro. Niduturi niba tuzanezerwa tubonye ibyo twabize. Ababiba barira tuzabona umusaruro wabyo. Niduturi niba tuzanezerwa tubonye ibyo twabize. Ese muri hano? Yego. Mwaba mama mwe umuntu azayikora ibintu akikora ituntu akagira ngo birangiriye aho ngaho. Umunsi wo kubiba so umunsi wo gusarura. Umunsi wo kubiba patro so umunsi wo gusarura. N'abakozi b'Imana ko kantu tugira ko kubabaika. Umuntu agashaka ngo none nimba akoze ikintu ahita abona nshi oya hari umunsi wo gusarura. Hari umunsi habacamo igihe nta matika arimo ntaki ni mwitonde. Umunsi wo kubiba so umunsi wo gusarura. Umuntu uvuye mu murima arasa nabi, afite icyuya, afite ibyondo, arasuzuguritse. Umunsi wo gusarura aricaye, harimo abakozi barimo kuzana ibigore n'ibishyimbo, yizunguza ajya ku ntebe.
Imana rero ni mwebwe nimukora icyo mugomba gukora, Imana izatanga umusaruro wabyo. Ihame rya kane, hariho season. Ntago iminsi amezi yose ari yo guhinga ibigori, ntabwo amezi yose ari yo guhinga ibishyimbo. Umwe azeze ibishyimbo, abandi bejeje ibigori. Abantu nimucishe bugufi, mutuze gatoya. Nimba ufite imodoka, ni season yawe. Nimba uri kubona ndi kugenda n'amaguru, it's my season, ni igihe canje. Ejo iyo modoka yawe izapfa nujuje inzu. Nimuce bugufi, nta muntu uruta undi yo kurusha ibintu gusa. Umuntu wese agira season yiwe. Mbabwira ishari ukuntu ari ribi n'ubwenge buke. Ishari ni nko kurara udasinziriye, umuntu yadashika igikombe cy'amazi muri Tanganyika. Tanganyika muzi ukuntu ingana? Uzotuma urara udasinziriye ngo umuntu wadashama igikombe cy'amazi? Aho. Nuko ngo umugisha wo muri nosi ufatika urangana n'igikombe cy'amazi muri Tanganyika. Nimba umuntu yaguze imodoka cyangwa akajya muri Amerika, uko bikuraza udasinziriye, igikombe cy'amazi kize gituma urara udasinziriye. Umunsi Imana izakubwira ngo manuka nawe utware jerekani, uzogenda nawe udahi. Umugisha w'Imana uraruta Tanganyika. Tukazu ugira amazimwe n'amatiko. Umuntu wese agira igihe ciwe. Bwana sase fiwe. Umuntu uhinze ibigori yavuye kwe mu murima, azagira ngo ntabandi bahinze. Hari abandi bantu bavuye mu murima guhinga ibitoke. Gusa nuko wabonye isaruye, ariko abandi nabo barahari. Habe n'imirimo y'Imana murayizi, n'amakanisa murayazi. Amakanisa azakomera, amakanisa azashira. Aya ngaya asanzwe, aya ngaya azakomera azanashira. Ngaye mureke ngiye gusoza, imijya minota nje ntirarangira. Irashahari? Irahari, yeah. Hari amagambo nkunda kuvuga iyo ngeze kuri kino cyanditswe, nyavuge ibintu biranga umuntu mukuru. Yeah, nkunda kubivuga, sinzi impamvu nkunda kubivuga gusa sinzi. Ikintu kiranga umuntu mukuru, bavuga ngo uyu muntu ni mukuru. Umuntu uri mature, umuntu mukuru. No kutabwira umuntu wese bahuye ibyiwe. Igihe cyose uzomenya guceceka, umuntu wese muhente umubwira amakuru yawe, uzoba warakoze. Icya kabiri, no guhitamo inshuti ukoresheje ubwenge bwinshi. Choose friends wisely. Kuko abantu bogushukuka bagito, ariko abantu bona kubakamo ibindi bintu kaba umuntu muzima. Icya gatatu, ijambo ry'icyongereza ngo do your best and trust the process. Uzokora uko ushoboye, ariko uzoreka ibintu bigende. Uko mwagiza ngo ivuga butumwa ngeze hano, ntabantu banciye intege, icande bakora gukora uko ushoboye. Hanyuma ibindi ukareka ibintu bikagenda. Nta muntu utera ikigori gutyo ngo ngunicere ngurambirwe wongere uje kukireba ko ca wowe ukora uko ushoboye ureka ibintu bigende. Ihame rya kane riranga rya gatanu riranga kubiba no gusarura. Muri Mariko bice 27 nuko tubiba mwibanga tugasarura bose babireba ku mugaragaro. Abantu bose bakijijwe nyagukizwa. Kubiba ni mwibanga. Gusenga byo bamwibanga, ariko amavuta ni bose babireba. Tumwibuka ko umugabo ngo yahinze amasaka ngo buce haza mu ndi muntu ahingamo iki urukungu. Babimenye ryari muso gusarura, ariko bose bari barahinze. Umukobwa azaja muri loji agatwara inda, titubimenye tukabona umukobwa afite iki inda. Ni umusaruro w'iki cyakozwe mu ibanga, ukabona arakuriwe. Inda ni umusaruro w'icyakozwe mu ibanga. Aho nari maze iminsi hano hirya narababwiye ngo iby'Imana byose biza bitangira bisa nk'ibisuzuguritse, bikazarangira ari mu bwiza n'icyubahiro ndetse n'ibifatika. Ibya Satani byose bizatangizanya ibihembo, Satani kazarangira kwatsa ibyo yaguhombye akanagusebye. Iby'Imana rero nimukora ibintu byose mu ibanga. Amavuta y'umuntu arangana n'ibanga agira mu gusenga wenyine. Amavuta y'umuntu twera ko dukunda kwiyerekana, tadushaka ngo abantu badukekeho gusenga, ariko sico kigenderewe. Ikigenderewe nuko abantu bo bimenya batobimenya, twebwe tugomba gusenga Imana. Muvuge ngo amen. Ese muri hano? Muri hano? Ni bacuranga mu kuhonga, ni bacuranga n'utsungu n'ucuranga. Ngacuranga konga pa wihute. Ka kompanyema. Vanessa sifiwe. Amen. None iby'Imana mwari mumenye ko ari umwuka. Umuntu azaba mwumve rino jambo gabanyaho gatapa. Umuntu azaba umujura ahantu somewhere, kagenda kiba, uriya ni umwuka. Iby'Imana ni umwuka.
ntabwo womenya igihe byagereye ku rubyaro rwawe, ntabwo wabimenya. Si uko urubyaro rwawe rurimbuka kubera wowe, ariko the struggle, bazagorwa n'umwuka wabashyizeho. Uko nguko n'umumama ujya gutarama usoma ijambo ry'Imana ku bushake, ukorera Imana bikuye ku mutima. Sa spirit ni umwuka uza ugenda ukagera kuri ba bantu bamwe n'abamubwira. Rero kubiba ni mwibanga, ariko umusaruro w'ibyo wabibye mwibanga bizagaragara. Nimvuga gutyo rero ntukazamutekereza ikintu kibi igihe cyose. N'igihe rero gukorera Imana ikintu cyiza, n'igihe wagikoze mwibanga. Mwamubona reka mbabwire wenda ku mafaranga. Bavuze ngo nibatanga amafaranga, sibyo nshaka kuvuga. Dushiramo hano mu gaseke. Hafi ya twese dushobora gutanga 1000. Ariko bavuze ngo mufate mikrofone muvuge, twotanga 1010. Kubera iki? Habamo akantu ko kwiyerekana. Ariko umuntu watanze 1000 agishizeho abantu batabizi, n'umuntu wagitanze akivuze, byombi birangana. Imana ireba umutima wabikoze. Amen. Amen. Ihame rya gatandatu ni ihame rivuga ngo we are responsible. Inshingano zacu ni ukubiba, inshingano z'Imana ni ukumeza. Kefa, inshingano zacu twebwe iki tureba ni ukubiba gusa. Ben na chance ari ndirimba baririmbye, Gracious nimba muyizi muramfasha. Singeho gushimwa ashimwe Yesu yatuma imbuto zimera. Singeho gushimwa ashimwe Yesu yatuma imbuto zimera. Nubwo nakomerwa amashi menye kwa taraya kandi kavuga gute? Bararembye baravuga ngo nubwo nakomerwa amashi ngo menye ko atarayanjye, ahubwo nyakugarurire. Ngo singeho gushimwa, ngo ahubwo hashimwe Yesu ngo uzutume imbuto zimera. Singeho gushimwa, hashimwe Yesu uzutume imbuto zimera. Patron, ntabwo ari twe dukwiriye gushima. Ntimwamubona mwe muzamusengera abantu bagakira, muzareke abakize aribo batumenyesha uko bakize. Nta muntu Yesu n'umwe yasengeye avuga amagambo menshi. Abo yasengeye bose yaracecetse. Twage tumenyeshwa nuko bango niwe wankijije. Kandi ikindi cya kabiri, intego Yesu ntabwo kwari kudukiza imibiri. Abantu bose Yesu yakijije yongeye kubageraho. Arabaza ngo suza umuntu wagukijije ni wowe. Icyari gihagije se gukira imibiri nuko bagomba kwizera uwabakijije. Muvuge ngo amen. Ihame rya nyuma rero nsoza ni rivuga ngo byanga byakunda bitinde bitebuke. Ariko kuri iryo ngiryo rya nyuma reka mbabwireho ijambo rimwe. Bonesa sifiwe. Bonesa sifiwe. Hano ushaka kuba mukunda umukunga cyane. Muri kurumva? Imvura murayizi? Ishinzwe iki? Ishinzwe ikintu kimwe. Nukumeza icyo wateye. Nico imvura ishinzwe gusa. Nizi nyagira ibigori bikera, nuhinga ibigori, ugahinga n'ibishimbo, ugahinga n'urumogi, byose uzeza. Kubera ko imvura izinyagira urumogi neza inyagira ibishimbo. Imvura izinyagira ibishimbo neza inyagira ibigori, neza inyagira amapome n'amaronji. Imvura gusa nta kindi ishinzwe no kunyagira icyo no kumeza icyo wateye. Niyo mpamvu abafite gukora ubugome Yesu ntazabambura imyaka yabageneye. Ni mu bukore mu mareyo. Abafite gukiranuka ni mukiranuke Yesu imyaka yaguhaye azakanda stop. Imyaka yawe niyo mvura Yesu yaguhaye kugira ngo ukore ibyo ugomba gukora byose. Ariko muri ibyo ngibyo urimo gukora hazavaho umusaruro wabyo. Muze mutekereza Imana yaduhaye Yesu. Yesu yemeye kuba akabuto k'ishaka. Ni imbuto yagiye mu butaka. Aravuga ngo akabuto k'ishaka yuko ariko nyine ngo kazakera imbuto nyinshi. Ngo iyo gapfuye kazakera imbuto nyinshi. Ni Yesu waza wivuga. Yazabanga ibyiza byanjye nuko napfa hakazavamo ba Petero. Ba Petero bapfa hakazavamo ba Felix. Muvuge ngo amen. Amen. Yeah. Turiho kugira ngo tuzapfe ariko tuzapfa kugira ngo tuzazuke. Niyo principe ubundi. Turiho kugira ngo tuzapfe ariko tuzapfa kugira ngo tuzazuke. Ihame rya nyuma ni rivuga ngo we usual. Byange bitinde bitebuke bishuhe uwo mwana niba mwiteho bitinde bitebuke
turashima Imana yuko twavukiye ku ngoma y'Umwami Yesu nyir'imbabazi. Iyo tuvuka ku ngoma ya Satani, none tuba twihebye. Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, Yesu tumukunde cyane, kuko yatwitangiye. twazamuri batwangu. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Imana ntabwo, Imana ni nyamahame, ntabwo izarenganya umuntu wese ku cyo yabibye. Imana yacu ni Imana y'amahame. Nimba ari umuntu urimo gutukana, Yesu ntabwo azakurenganya, abagutuka barahari. Nimba ari umuntu urimo gusenga, nta muntu hari ikintu cyitwa legacy, ni umurage. Umuntu wese wakoreye Imana abikuye ku mutima, niwo murage wonyine ushobora gusigira urubyaro rwawe ntibazarunyage. Dosiye yawe abantu bashobora kuyigura bakazayigendamo ukaguma muri Kenya, ariko umurage wo gukorera Imana nta muntu ushobora kukunyaga. Nimba waramenye Imana neza, nta muntu uzabikunyaga. Ntawe bazakunyaga amazu, mwotaha mugasanga amazu yanyu yahiye kubera amagaze, ariko umurage wo kumenya Imana ntabwo musanga wahiye. Nta kindi kintu cyiza uretse kumenya Imana. Hanyuma ubugome n'amatiku n'amashyari mubikurahe twaramenye Imana. Gusebanya, mwiyambura igomwa ryose no gusebanya n'urugomo n'ibindi mubikurahe twaramenye Imana. Mu bintu bimwe nanga patro n'abanyamasengesho basenga iminsi 40 bakanga n'abantu batatu, nimukore kimwe, nimwangane, mureke no kwiriza, murye muhage, mwambare neza, mwangane mufite fresher, cyangwa musenge kamera itsindwe. Abapastori amazimwe n'amatiku bafite Bibiliya hano mu kwaha, amateoloje adashira n'ibindi n'ibindi. Bizagenda gute? Nk'aba mama, abantu bokora ubugome bafite urubyaro nabo ntago bikunda, ntago bikunda, ntago bikunda. Nigeze kubwira madamu umunsi umwe twatega ipindi, nkuraho uyayo mu rwenya. Hashize ibyumweru 2 umwana wanjye aramukomangira mu cyumba, aramubwira ngo mama, gusa ukuntu papa avuze ngo urakayayo. Arangije nyina sohoke asanga ndahari, arambwira ati iri jambo gavuze warivuze mu rwenya, ariko umwana yararifashe. Ejo mu byumweru 2 mvuye Gisenyi, mu cyumweru cyo hirya naratashe, sinzi ukuntu madamu yamwe ngo no mu cyumba, jya mu cyumba. Nukuri mwihangane kuvuga n'urugero kugira ngo mwumve. Ngere mu cyumba nari ndushye, naje nsa nk'umuntu warwaye malaria, ankuramo inkweto. Noneho nari mvuye Kibungo, noneho mvuye Gisenyi ejo bundi, mfite umwana w'umwaka n'amezi 6. Ninjire mu nzu ntazi kuvuga, yamambwira ngo muninje mu cyumba, ndaza ngeremo, yamamkuramo inkweto, ankuramo inkweto. Tumamona ko ariko abanyarwanda baravuga ngo wibahetse ngo abayigisha uwo ahetse. Nimukizwe, nimba munane gukizwa ngo tujye mu ijuru. Nagiye ahantu mu ivuga butumwa, umugabo w'umpastor aramwe ngo Felix we, ese turi kumwe? Muvuge ngo amen. Munyongere iminota mike yansoze, nta kibazo. Wego urafashwe womaza amezi 8, go maza amezi. Yakomeje kunyita missionnaire. Iyo formation narayikoze mfite cyete cyayo. Ntumva ko mfite narayikoze rwose. Navuye muri Ghana namaze y'amezi menshi. Wow, thank you. Nanubu Yesu Chakiza Harachatese amaboko Zani mitwaro akurure Zani mitwaro akurure Harakandi kabango reka kureba. Wireba ingano y'ibyawe Shirabangu ikubita imbere Nukuri arakubabarira Nukuri Yesu
Yesu asifiwe. None uwo musaza nasanze umugabo mwiza wibashye w'imfura. Arambwira ngo Felix, nari maze mu ikanisa ry'iminsi 3 ndimo kubwiriza ngiye gutaha. Arambwira ngo nimubwire Munze dusengera abana biwe abahungu. Umfite abahungu 3 bangana nawe. Bureka tubasengere. Bagire gute muze ngo bakizwe. Bari hehe? Ngo bari mu kanyanga hano hirya. Reka dusenge. Ndavuga ko akundi umuntu azatangiraga kwiteresha akaririmbo ga. Duhaye n'ababyeyi badukunda baturera n'imyasa. Nkiri muri ayo ngiye gusenga yamambwira ngo wanzureka ngo kumanze mbareke nkubanze nkubwira ikintu kimwe. Ngo abana zino nzoga. Ngo nimba ruko naje nazinyweye. Mwabona bazabwira umwana w'umukobwa ngo reka amanyanga akazagira ngo baramwanga uzoshaka uzozara utakiyashoboye noneho utakiyashoboye abana baye mwagize ngo abana bose bagira inyota izi nyota abana bagira zo kunywa inzoga bamwe na bamwe si izabo ni izabasi abana mzo hano kuri kwima nimba umuntu azamasa gutyo ngo arasana ba nyirarume ngo kuntu wirabona ni ba nyirarume kuri yadusinyuma neza na ba muyomba na ba papa na bandi mu buryo buri spiritual umuntu atarabicyari mwegisha abafite miliya miterere Mvuge ngo amen. Nukugora urubyaro. Byanga byakunda tuzobona. Ni Imana yabikoze, ni principe. Mwabona kano gashati nambaye. Kaguze mu 50 muri TD1000. Ntabwo bakanteye. Umuntu yaje mu rugo, umwana umwe ari wamfashe kwimuka i Kigali, namwe ati waramfashije. Ndaguha ikoti n'amashati 2. Kuwa gatandatu. Ku cyumweru mbwirize muri Gisubizo. Umukobwa uri muri Amerika tindakugura amashati 2. None. Igihe nigeze kuzibukavu. Madamu yigeze gusara ngo arashaka siperi nta mafaranga yayo mfite ngoye ngo arayishaka sawa nzoyigura ihangana ndabwiriza umunsi wa mbere kwa kabiri kwa gatatu muri Karuvari ngiye gusoza venko haguruka umuhungu mudamu mukantuzi yamaturuka yamahaguruka nkari ati murangije igitaramo ati mutima wambwiye ngo hagira abagore bamfasha hano tugure no mushitsi siperi baba barayiguze ariko yavuye hehe burana navuye mu rugo nabwiye madamu ngo nafata ikigo c'abana b'imfubye ati wabahe nko kubitenge hariya numva bigiye nko kumugora imbibazi rya kabitatu noneho hashire nk'iminsi nkingahe numva ageze nk'umutima wo kubitanga aje gutanga atanga 10 umugore watanze ibitenge 10 takaba tagize nzibukavu bamuha siperi n'Imana yacu niko imeze 10 umuntu hebanisha azasarura ni sa principle ni principe n'amahame ni ihame soza barundi rugero rwa nyuma nutunza ngenda mbona twize ninje mu modoka nkunda kubivuga cyane ngeze Nyabugogo ndushe shirika ikapu hagati y'amaguru hamuhungu ari wicaye no ku ruhande yamukomeza kugikubita kikapu kigutwaye iki ngo kurambangamira mbura hantu ngishira twatwicaye imbere muri kwasteri turagenda tugegera mu rubenge none nagiye ijoro ryose namanywa narushe kaza nankubita umutwe gutya none nkagera ari igikapu kire nkakaje kanumva ragikubise nkamanicura none ngishira then namuhungu ndavuga ati namuhungu yangoye wowe uko mukubita no musoda noneho ngani mugaruke no rwenya noneho agira umutima mwiza akunda kuganira noneho pato tugira hano bitarubengera umutima urambwira ngo uyu muhungu ni mugure brushette ngura ka brushette n'ibirayi na fanta inyange nanjye ngura ka brushette n'ikirayi n'inyange arashuna nanjye ndashunyeho bukeya ayimare gutya atura nk'umubi nanumva aravuga ngo se kino gikapu ntikikubangamiye tukirambangamiye kino gikapu ntikikubangamiye tukirambangamiye urugendo rusigaye yagiye akintwaje mwamona imbuto soza kugira ngo mumvishe nshaka kubabwira wohura n'umushinwa gutya Pastor Kefa ukamubwira igishinwa ukamubwira ikinyamurenge akakubwira igishinwa timwumvikane ariko imbuto muzamwumvikane iyo bigeze ku mbuto gutya azata kantu hasi gusa wakamutorera gusa wakamuha akakubwira gutya mutamwumvikana avuga ngo n'umuntu afite umutima mwiza wabona mutumvikanye mwoganira mu mbuto kandi akaba impinduka kino gitabo cyatangiye kuri 6 kivuga ngo mwebwe abanyamwuka umuntu nyadukaho n'icaha muzamugaruza umwuka w'ubugwaneza ako kubera ko turi abagome no kwaraza muri Gracious na mfite teme ivuga ngo Yesu icyo bita God's nature imiterere y'Imana mu bijyanye no gukizwa nuko dukizwa kubera ubuntu nta yindi principe imiterere y'Imana mu cyo bazabita justice mu cyo bazabita ubutabera
umuntu niyizeza umutima wiwe akizeza akanwa azakizwa. Ntiwo kwizeza umutima wawe nurangiza ngo atuzakonwa ngo uzokizwe ngo hakizwe uyu nguyu. Ibyo byoba hano ku isi, ariko ku Mana umutima wizeye n'akanwa kabyatuye niko kazagakizwa. Mbabwira ko ikanisa ridashaka bazimiye, naryo byarazimiye bazarishake. Gusirimba isi niba ifite miliyari 8, miliyari 200 n'abapagani. Titugira uwo mutima. N'umuntu umwe wacu wanyereye nuko umwaraza. Urugo rwanjye ndubamo nk'abantu babiri. Ndubamo nk'umugabo, karubamo nk'umuvuga butumwa. Iyo mbona ko umugabo w'umunyamurenge byanze, nzambamo nk'umuvuga butumwa. Mwami Yesu ndagushimiye. Umugoroba mwiza.